Okay. Watangira twibwira. Nitwa Nakimana Faustin, nkaba nkora umwuga wo kwigisha moto hano i Karama Norvège muri Nyarugenge, kaba ari nanjye muyobozi uhagarariye abarimu muri Norvège. Nkaba wakenera ko mwigisha, nimero yanjye ni 0782 4 6 9 25 So teacher, umunyeshuri aramutse yifuje inama yanyu, wenda akaba yabaza ati ni iki umunyeshuri yagenderaho, ibintu by'ingenzi umunyeshuri yagenderaho kugira ngo abe yabona perimi, ni nk'ibihe ushaka kuba wamubwira? Ibintu by'ingenzi umunyeshuri yagenderaho byo kuba yabona perime, icya mbere ni ukuba yarize kandi yarize neza ataranakatuje minerivari. Ibintu byo gukatuza wapi? Byo gukatuza minerivari, iyo ukatuza minerivari uba uri gukatuza n'ubumenyi ukeneye kumenya. Ukuvuga ngo rero ikindi cya kabiri, umunyeshuri yirinda ubwoba buriya ni bubi gutuma utsindwa, kandi ibintu wari ubizi ukaba wabona umupolisi, wabona inifomu yambaye ukagira ubwoba, kandi umupolisi aba yaje kuguha amanota ukwiriye. Ntabwo wabikora neza ngo akwima amanota. N'ikizami duhera ku kizami cya sirikirasiyo. Ikizami cya sirikirasiyo biba bisaba kugikora witonze udafite ubwoba, ushyiramo fitensi ugatwikira, ugashyiramo iya kabiri ugatwikira. Hari ikibuga wenda usanga bagusaba fitensi 5, ariko twebwe hano dukoresha fitensi 4 kubera ko ikibuga ari gitoya. Ya fitensi 4 igiye gukata hirya ukuraho fitensi 1, hagasigara fitensi 5. Ugatera ibinyoteri byawe neza, kigasona 2 cyangwa 3. Wagera ruguru ku irindi korosi, ikinyoteri hano ukongera ukagitera kigasona 2 cyangwa 3. Wamara gukata ugakongeza umuriro, ugashyiramo fitensi ya 4, ugakuramo fitensi 1, 2. Izo fitensi zose uzikuramo urekura amburiyaje. Wajya kugera kuri indi korosi, ku ikona riba rihateye ugashyiramo ikinyoteri kigasona inshuro 3. Wanyuze ukagikuramo, uba ufite fitensi 2. Umupolisi yakubwira ngo hagarara, ugakuraho fitensi 1 ugahagarara neza utakubye ibirenge, utamanuye ikirenge nk'umuntu uri muri Lorante nk'uko bamwe bajya babikora. Umupolisi akaguhagarika akongera akaguhamagara, yakubwira ngo soza ikizami, ugasoza ikizami ugakuramo ya fitensi ya nyuma yasigayemo, kugira ngo arebe koko ibyo bintu bizi. Ikibigaragaza ko wabikoze nuko umanika amaboko, ya moto nizime. Icyo nicyo kintu tureba muri sirikirasiyo. Ikindi, umupolisi arakubwira ngo jya mu makona. Niba kwaje mu makona wihita ugenda, wihite koko ugenda wiruka, uhita ujya mu makona. Manza urebe ko amahembe yawe atunganyije neza, n'abatatunganyije neza uyazamure. Ugenda umanza uhagarara ureba aho ugiye kujya, ugenda ujye mu makona, kandi amatako yawe afate kuri rezerivari, uvuze umuriro, ukata hepfo wubura amaso ureba ruguru, wubura amaso ureba hepfo. Apana kugenda ugeramo ngo utigise ibitugu hepfo, ibitugu haruguru. Ugenda ukate, numara gusohoka mu makona, kugira ngo uburi ofisho neza ko bya bintu bizi, nuko ugomba kugenda ugakata, ukongera ukagaruka mwa ya makona inshuro ya 2. Twebwe tubara ko umunyeshuri yaciye mu makona nuko agiye akagaruka. Ikindi kizami gikurikiraho, umunyeshuri hari ikizami dukoresha cya demarage. Demarage bisaba ngo ugende moto uyirobe, manzi uri kureba ibimenyetso by'umupolisi. Hari ikintu njya nkunda kwibutsa abanyeshuri, gukurikiza ibimenyetso by'umupolisi. Umupolisi ashobora kukubwira ngo ngwino, ugakuramo fitensi kandi atari ko akubwiye. Nawe uhituze. Uramanza ukakurikiza ibimenyetso umupolisi akubwiye. Niba akubwiye ngo manika amaboko, arazamura, akaba ari ukumanika amaboko. Yakubwira ngo ngwino, ukaza. Iyo akubwiye ngo hagarara, urahagarara. Yakubwira ngo ngwino, ukamanza ukashishoza, se umupolisi arambwiye ngo ndatsinze cyangwa arampamagaye. Iyo ubonye aguhamagaye gutya, urongera ukazamuka, ugategereza ko umupolisi akubwira gutya, akakwereka ko watsinze. Hari abantu benshi rero batsindwa atari uko ibintu babikoze nabi, ahubwo ari uko bayobewe ibimenyetso by'umupolisi. Amabwiriza ntayiteho, umupolisi arimo aramuha. Yego. Noneho teacher, ikindi kibazo, ni ayahe makosa abanyeshuri bakunze kugwamo akaba yabaviramo kuba batsindwa ntibabone perimi? Yego. Amakosa menshi akunda kuboneka cyane, hari ugushyiramo fitensi n'utwikira.
hari ugutera ikinyoteri kikagumamo ntukikuremo za nshuro 3 nababwiye. Hari uguhagarara ugakuba ibirenge no guhagarara ugakuba ipine no kwica bya bimenyetso by'umupolisi yakubwira ngo ngwino wowe ugakuramo ufite ukamanika amaboko atari kwakubwira. Ibyo nibyo bimenyetso abanyeshuri bikunda kubatsinda akaba yakora iryo kosa bikamuviramo gutsinda. Hanyuma ni iyihe nama wagira abanyeshuri bifuza kwiga moto? Nurangiza noneho uri buze kutubwira inama ushaka kugira abamotari muri rusange cyangwa se n'abantu bakunda moto. Inama wagira umunyeshuri uri kwiga cyangwa se wifuza kuba yakwiga moto? Inama nagira umunyeshuri uri kwiga ni ukwikuramo ubwoba kandi agakurikiza amabwiriza mwarimu yamubwiye. Niyo mwarimu yahera mu gitondo ari kukubwira ariko wowe udafite umutwe wo gufata ntabwo ibintu wabimenya. Ikindi kintu hari imbogamizi tujya duhura nazo mu kwigisha cyangwa mu bizami. Umuntu akaza mu bizami yitekereza ibindi bintu ku ruhande yasize, kuvuga ngo riba waje kwiga nyibwo ujye gukurikirana ibyaha ibyo wasize mu rugo wibitekerezaho kugira ngo ibintu bibashe. Ibyo bintu iyo ukurikiye amasomo neza uratsinda ukabikurikiza neza. Hanyuma inama wagira abamotari muri rusange cyangwa se n'abantu bakunda moto, icyo wababwira ni iki? Nama nagira abamotari muri rusange naraza mu mwuga wo kwigisha hano ngaha. Natwaye moto imyaka 13 mu mujyi wa Kigali. Imyaka 13 natwayemo moto, nshobora kuba narakoze magisida rimwe nayo yoroheje mugenda ukisiga pomade. N'Imana yabindinzemo yabigizemo uruhari ariko nanjye nashizeho akanje. Nama nagira abantu batwara moto ni ukugenda gakeya bakigengesera bakamenya ko batwaye ikinyabiziga cy'amapine 2 bakitwararika. Turakoze cyane. Sawa, turagushimiye ticho. Sawa, murakoze cyane. Yes.